secret intelligence. Ni twebwe dushinzwe ubutasi bwose bwerekeranye na leta ye y'Ubwongereza. We apply it. MI6 ni ikigo cy'ubutasi nk'uko mva CIA ari Amerika cyangwa se RIB y'u Rwanda. MI6 ni ikigo cy'ubutasi cy'Ubwongereza gikusanya amakuru twebwe noneho tukayashyira mu bikorwa. Ni bamwe mu bagabo bagira uruhare ko abantu bakunda amafilimi baba basobanuye. N'abasobanuzi beza batranslatinga filimi igakundwa n'abantu benshi even niyo filimi yaba ari mbi. N'abagabo bafite impano zidasanzwe. Niba ukeka ko nkubeshya uzagerageza ufate filimi urebe title yayo maze ugerageze kubigana uburyo baba basobanura. Icyo nkubwiye cyo ntiwabishobora. N'abagabo bafite amajwi meza kandi bafite impano zidasanzwe. N'abagabo badusobanura filimi maze tukumva turanyuzwe twese. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abasobanuzi 5 mu Rwanda bakunzwe cyane kandi bazi gusobanura filimi neza kurusha abandi. Mwibutse ko yica nitwa Rukezo. Tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari batandukanye baba bakinnye amafilimi. Tukabwira filimi bakinnye buryo utazibya gufasha kuzireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwe n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twirebera bamwe mu basobanuzi 5 ba filimi mu Rwanda basobanura filimi neza kurusha abandi. Reka duhere ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga umusobanuzi mwiza, umusobanuzi ufite impano, Gaheza Simba. Shiki. Uyu kuki wemeye ko bagiye kukwambika impeta kandi ufite umugabo wundi mukundana? Umukobwa bisa nkaho yakundanaga n'uriya musore. Uyu umwe mu bagabo bafite impano mu gusobanura amafilimi kandi yasobanuye filimi nyinshi zagiye zikundwa cyane n'abantu benshi batari bake. Ku mwanya wa 4 turasanga umusore mwiza cyane uretse no gusobanura filimi no kwisura n'umusore uteye neza. Yitwa Sankara. Aragose ari ibimenyetso bigaragara ko udatwite, waryama waranze ukazamura amaguru yawe. Kumbe wa muganga w'umutherapist. Dore ngo araza kwa muganga ngo amusuzume niba atwite. Fine, thank you. Umwe mu bagabo batangiye gusobanura filimi kera kandi tudashidikanya ku mpano ye yifitemo. Ni umugabo usobanura filimi gakundwa n'abantu benshi. Reka twigere ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga umusobanuzi kizamuka, umusobanuzi kiri muto kandi ufite impano idasanzwe. Azwi ku izina rya Bida Great. Akaba ari umwe mu basobanuzi basobanura filimi neza cyane. Mutangiye batubwira ngo hahise umuntu abashaka kuhirengagiza akabaho neza, ariko uko arushaho kuhirengagiza niko nawe warushaho kuzamuhigahiga. Umukobwa ati se buri abantu bagira ejo umuhungu akaba ari umusobanuzi mwiza cyane ufite impano ndetse usobanura filimi neza igakundwa n'abantu benshi batari bakeya. Reka twikomereze ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga umusobanuzi ufite impano kandi watangiye akazi kuva kera cyane. Mbese filimi yasobanuye ikundwa na benshi batari bakeya. Yamenyekanye ku izina rya Junior Giti. Waba uzi ikintu cya mbere mwisi mutima kiryana mu buzima? Feeling ya mbere mbi mwisi yari ntago ari ukuvuga ngo ukunda yagutaye. Uyu Junior Giti ni umwe mu bagabo abenshi bakunda kugeranya n'umusobanuzi umwe mu Rwanda. Gusa Junior Giti nawe yifitemo impano idasanzwe kuko filimi yasobanuye ikundwa n'abantu benshi batari bakeya kandi ugasanga nk'amagambo ari kuvuga ahura n'ibyo neza ari kuvugwa muri filimi. Gusa bamwe mu bantu bamwinubiraga ikintu kimwe, gusubiza inyuma bya hato na hato, bigatuma bibangamira abari kureba filimi kuko bageraho bakarambirwa bakajya bihutisha. Gusa muri filimi ari gukora muri ino minsi yarabikoseye ubona ko ari filimi ari kugerageza kugendana nayo nta bintu byo gusubiza inyuma cyane. Umusobanuzi uri ku mwanya wa 1 bamwita Rocky Kimomo. Uyu afite na YouTube channel imaze kuzo 1M subscribe muri kuno kwezi. Uyu akaba ari umusobanuzi usanga ku mwanya wa 1 mu basobanuzi barenze abandi mu gihugu cy'u Rwanda kandi bakundwa n'abantu benshi. Uyu filimi yasobanuye usanga nta muntu n'umwe ujya wanga filimi yasobanuye, aho usanga abana benshi bavuga ngo dushaka filimi za Rocky.
bamwe na bamwe usanga iyo bavuze filime za Rocky bagasanga ni nk'abandi basobanuzi bamwe na bamwe igihe batanazireba. Gusa uyu mugabo Rocky bakunda kumugeranya na Junior Giti. Aha niho hahora deba, bamwe bati Rocky ararenze, abandi bati Junior Giti ararenze. Buri wese afite uko abyumva, ariko tugiye mu bigaragara Rocky ni umaje kwigarura imitima y'abantu benshi muri no myaka tugezemo. Nizere ko amaze gukanda subscribe. Wakoze kureba iki kiganiro, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo zicikwe n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.